Ibihe byiza bakunzi ba Dr Shangazi, nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe bo muri hose impande n'impande ku isi, mwebwe mudahwema kunyereka urukundo mu nkunze, mwebwe mwishimira kubana nanjye ku manywa na nijoro, ni ukuri nishimiye ukuntu mukomeza kunyereka urukundo mudahwema. Uyu munsi wa none rero ni ibintu bikomeye, ni ibintu tugiye kuganiraho bigera ku bintu 10. Wowe mugore nawe mugabo ntega amatwi twumve ukuntu ngo z'ubu zubakwa. Ibintu 10 abagore bakorera mu buriri ntibishimisha abagabo. Uyu munsi murabizi mu minsi ishize twaganiriye n'abagabo tubibutsa icyo bakora kugira ngo abagore babo babakumbure babashake buri munsi. Tuganira n'abasore kugira ngo bategure uko ingo zabo zizubakwa mu hazaza. Uyu munsi rero twaje kunenga abagore bafite ibyo bakorera mu bitanda abagabo ntibabanezererwe. Ibintu 10 abagore bakorera mu buriri ntibishimisha abagabo. Uyu munsi wa none munyemerere noneho nganire n'abagore namwe bakobwa. Uyu munsi rege iyo mvuze abagore ntago mba mvuze abashyingiranywe gusa, namwe mwitegura gushyingiranwa, namwe mwashyingiranywe. Uyu munsi wa none nimwe tugiye kuganira. Namwe bagabo munyumve neza, mubitega amatwi muze kuganira n'abadamu banyu muri cya kiganiro cya mu gitondo dukunda kuganiraho. Abagabo batandukanye n'abagore. Ibyo abagabo bakunda usanga kenshi bitandukanye n'ibyo abagore dukunda. Hari byinshi tugerageza gukora ngo tubashimishe ariko bo kwishima ugasanga bumiwe. Ibintu 10 rero tubakorera ukubona umuntu ntahari. Ibi ni ibintu 10 mu byo abagore bakorera mu buriri bidashimisha abagabo. Mbere yo kugeraho ngaho rero munyemerere mbibutse gukora subscribe, uze kunyandikira muri comment, share ndetse unakande ku kazogera, bizajya bidushimisha. Tuzajya twibanira buri gihe. Mbere yo kugeraho ariko umugore ibuka ko ari wowe soko y'umunezero mu rugo rwawe. Ni wowe ubungabunga abagize umuryango ngo bagire amarangamutima meza mu byo barimo, mu byo baganira, bifasha benshi. Hari abantu biyumvamo ko badafite umwanya wo kugira ibyo bakora ntaki, ariko kutagira umwanya ntibigutere kutivuza cyangwa kutavuza abawe, ntibigutere kwivuza magendu. Ugura imiti utabanje gusuzumwa na muganga. Zirikana ko ubu haje uburyo butuma udatora umurongo wo kubonana na muganga. Ibintu tumaze kumenyera muri sisiteme y'ubuvuzi hanze aha, iyo ukanze akanyenyeri 811 urwego ugakurikiza amabwiriza ubona ubuvuzi bwihuse, ubundi ukikomereza akazi utuje, ugategereza ko igihe wahawe uza guhamagarwa na muganga akagusuzuma, hanyuma akakumenyesha icyo ukora, niba ugiye gutanga ibizamini cyangwa niba akwandikiye imiti ukajya kuyigura. Byaroroshye rero bakoresha ubu buryo, nawe ubyaza umusaruro ikoranabuhanga. Dukomeze ibintu 10 rero sasa. Hariya kari agaciyemo ko kubibutsa ko urugo rutubakira mu kumva ko wabuze umwanya ngo wagiye kwa muganga, wagiye ute. Sisiteme zatuzaniye rero ko ubu ngubu wakivuza kuri telefone yawe ukaganira na muganga indwara zawe wicaye mu rugo. Hari abantu batinya no kuvuga indwara zabo bari mu rugo kwa muganga, avuga se ndi umudamu ndicaye imbere y'umugabo ndamubwira ibibazo mfite. Koresha ubu buryo rero, ukanda akanyenyeri 811 urwego, uritabwa kandi wakirwe neza, uhabwe ubuvuzi bwihuse. Ibintu 10 abagore bakorera mu buriri ntibishimisha abagabo niyo ntego y'umunsi dufite none. Intego ya mbere iragira iti kumera nk'igiti. Hari umudamu nyine uba wumva ko gahunda ari ukumva ko ari bugarame, ibisigaye byose bakaba ari inshingano z'umugabo. Oya, gutera akabariro ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe, ntabwo ari umupira utera umugabo ngo akine wenyine, ahubwo ni igikorwa mukorana mwembi kandi buri wese agaharanira gushimisha mugenzi we. Gerageza unyeganyege, umufashe nawe umukorakore ahantu hatandukanye, ureke kumera nk'igiti batemye kitanyeganyega. 2, kuzana ibiganiro bidahuye n'ibyo muri gukora.
Hari igihe usanga umuntu muri mu gikorwa cyo gutera akabariro ugasanga atangiye kuvuga iby'abana, urugo, ubushobozi bukeya, aya maganya y'abakobwa cyangwa abagore, ibi bibazo muba mwiriwemo nabyo irinde kubigaragaza mu gihe muri gutera akabariro. Ibaze kuba muri gutera akabariro ugahita umubaza niba yibutse kugura umuriro cyangwa niba yazimije imashini, niba yafunze inzugi cyangwa niba wowe wibutse korosa abana n'ibindi. Iyo ukoze ibi burya uba umuhemukiye bikaze, bireke uze kubivuga nyuma n'ubundi igihe mumara muri iki gikorwa nta bintu cyakwangiza. 3. Guhagarika igikorwa kigeze hagati. Kubera ya magambo wahoze umuganiriza, uko bisa kose umubiri urahita wiretrouva use nkaho usimbutse, ubwonko buse nkaho burangaye nawe usange ahise acika umurego. Ukumva urashaka kwihagarika, ushaka kujya kuzimya itara, kwitaba telefone, kujya korosa abana, kujya kureba ko mwafunze neza n'ibindi. Nta mugabo n'umwe wishimira gucamo kabiri iki gikorwa cyo gutera akabariro ngo ubanze kujya mu bindi. Igihe mutangiye uwo mwanya mwiza, ibagirwa ibyo wasize inyuma byose uze kubisubiramo ariko murangije. 4. Kugaragaza impuhwe nyinshi igihe bitagenze neza. Ibi bishobora kubaho mu gihe mutera akabariro, bishobora kutagenda neza uko mwabyifuzaga kandi biturutse kuri we, igahita ita umurego cyangwa se ikanga no kuwufata, noneho ntimubashe kubikomeza. Irinde kumwereka ko umugiriye impuhwe cyane kuko we ashobora kubifata nk'aho ushaka kumwereka ko byamunaniye. Nawe urabizi ko bimubayeho kandi ntabwo bimushimishije na gahoro. Byihorere muruhuke gato, ntubivugeho byinshi, muze kongera nyuma kandi biragenda neza. 5. Ibiganiro byinshi nyuma y'imibonano. Iyo ari amagambo tuvuga kenshi ugasanga atumye batwifuzaga, abo twari twishimiye bitagenda neza ngo tuze kongera. Iyo murangije gutera akabariro, abagabo benshi ni ababa bananiwe, bakeneye kuruhuka, bamwe barahindukira abandi bagahita banasinzira. Si byiza gukunda kuzana ibindi biganiro cyangwa ibindi bikorwa nyuma yo kurangiza iki gikorwa ako kanya. Mureke abanze aruhuke, binamufasha gushyira ubwenge ku gihe. Gushaka kumuganza cyane ni ingingo ya 6. Nubwo kugaragaza ko nawe hari ibyo ushoboye kuri iyo ngingo nabyo ari byiza, ukaba utagomba kumera nk'igiti, ariko abagabo ntabwo bakunda abagore babatwarira umwanya mu gihe cyo kubaka urugo. Wafata inshingano, washyiramo udushya, ariko kumuganza ntabwo yabyishimira. Uko bisa kose cya gihe adahari asigara atekereza ko biriya bintu nawe hari ahandi uri kubikora. Ikindi kintu nshaka kubabuza abagore namwe bagabo, nta rugo rwubaka rujimije itara. Kuzimya itara nta muco urimo, uba umeze nk'aho uri kwiba. Niba utari kwiba rero, umugabo yishimira gutera akabariro n'umuntu areba, akitegereza hose, cyane cyane ibice by'umubiri bimufasha kubikora neza no kugera ku munezero wa mwembi. None se hatabona yabasha kukubona nk'uko bikwiriye? Oya, reka itara ryake, mubashe gutera akabariro mwisanzuye kandi mwembi murebana, mwishimirana. Kereka gusa iyo mwembi mwumva ko kuzimya itara ari byo bibanogeye, ariko mubyibuke ko ibi ngibi atari ibintu bigezweho pe, ntabwo ari ibintu bishimishije abantu bakundana, bigaragaza ko mwembi mutizerana. Kuzana ingingo yo kubyarana umwana. Hari abantu usanga bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, ugahita utangira uvuga ati uyu munsi Mana aba ari wo gutuma hajyamo akana. Ariko hari igihe uba ushaka kubyara we mugore, umugabo wawe atabishaka. Uko bisa kose agerageza buryo ki bwo kurangiza vuba ngo arebe ko yatera inda, ariko ntabwo aba niyishimiye ko ibi bintu bibaho. Kubyara ntabwo ari ikintu umuntu akora atabitekerejeho. Kubwira umugabo ko byaba ari byiza mubyaye umwana, ukabimubwira muri gutera akabariro, ni ukwica ibihe byiza mwarimo, kuko mu by'ukuri mwari muri kwishimisha
mu gihe mutazinduwe no kubyara. Urumva koko ubwo yaba afite umwanya wo gutekereza ibyo kubyara wabimubangamiye? Uyu mugabo aba abangamiwe kuko yizanye kubyara yari afite umutwe wo kwishima. Erega n'inda burya yinjira aho yakabaye ijya umuntu yishimye nta bintu byinshi ari gutekereza. 8. Kuzana icyendasore. Gusakuza cyane. Hari abakobwa uba ugira ngo bari bumwishyure cyangwa se bari bunamwishyurire gusakuza. Ugasanga umugore cyangwa umudamu niyo yaba yarashyingiranywe arasakuza. Ndabamenyesha ko ibi bintu bidisitabinga ubwonko bw'umuntu muri gukora icyo gikorwa. Uyu mugabo uko bisa kose arangiza igihe giteguwe muri we cyo kurangiza kitageze. Mu gihe cyo gutera akabariro habaho abantu bagaragaza ko banezerewe bakabyerekananisha gusakuza cyangwa kuvuga amagambo menshi, kandi bigafasha n'uwo bari kubikorana nawe akaba yakwishima kuko uba umweretse ko ari umugabo koko, kuko agushoboje kunezerwa kuri urwo rwego. Ariko kandi abaturanyi ntabwo baba bakeneye kumenya ibyo murimo cyangwa se abandi bagize umuryango wanyu. Burya abagabo barabyanga. Iga gusakuza mu rugero birumvikana bitewe n'aho muri. Yego birashoboka ko ijwi ryawe uryoroshyamo, uwo ubwira ntago akuri kure, uwo ubwira muregeranye, mubwire gakeya, muganire gakeya. Murabizi nanone ko gukora imibonano mpuzabitsina mutaganira, mutavugana ngo mubasese ni byiza, naha cyangwa se ndenzeho nabyo si byiza. Gukabya imirimbo ni ingingo ya 10. Hari abantu bana we akantu ka makiyaje ndagatindaho koko. Makiyaje nyinshi, umuziki ukabije, buje nyinshi zuzuye icyumba. Muri make ibikabyo nyamuneka ntabwo mugiye kureba filime y'urukundo cyangwa kuyikina. Oroshya ibintu aho mu gihe gukundanira habe hatuje kandi ntuhuzuze ibintu by'imburamumaro nk'izi buje muba mucana. Ugasanga hafi aho ngaho hateretse ibintu byinshi nyine umuntu yakabije ukagira ngo ni umunsi wa engagement ukuntu baba badekoye. Oya, uyu ni umwanya wa mwembi mukora murebana mu maso mutitaye kureba kuri za buje, kuko burya iyo hazimyemo imwe mwembi murahindukira mugasanga mutaye umurongo aho mwari mugeze mugiye kongera gutangira bushyashya. Ugasanga umukobwa agiye kuba ari kumwe n'umugabo, iminwa yayihinduye amabara, amaso, amatwi. Mushiti wanjye, uyu mugabo arasoma hehe hasizeho ibintu byose? Byiteho ahubwo mu gihe mugiye gutera akabariro ubanza ugere muri dushe ukarabuze uri naturere. Abagabo bakunda abantu bari naturere kuko akunda kukubona usa neza muri kumwe mu muhanda mugendana. Ariko se iyi makiyaje wisize urabizi neza ko nta kibazo uri bumutere? Umugabo aba akeneye kuza gusoma atikanga kwisiga ibintu, kandi nta nubwo akeneye ibindi bimurangaza cyangwa ngo bimutwarire umwanya. Muri make wikabya. Murakoze rero cyane bakunzi ba Dr Shangazi. Nawe hari icyo ushaka ko tuganira cyangwa tuvugaho, uhawe ikaze hano ku murongo mugari wa Dr Shangazi. Imana ibamere umugisha.